Ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi turi kurebera hamwe uburyo izi mashini zikora. Izi ni imashini zituraga amagi. Nkuko mubona iyi ngiyi irimo imishwi iri kuvuka. Ni ukuvuga ngo izi mashini tugiye gutembera nzibereke uburyo zikora, hanyuma umuntu uri tayari waba ukeneye iyi mashini yanyandikira cyangwa se akampamagara kuri izi nimero mureba kuri screen. Yes, ngeritwa Mr. Sam nk'ibisanzwe. Uyu munsi reka mbatembereze imashini dufite ziri ku isoko. Ni imashini zituraga inkoko, hanyuma bitewe n'icyiciro cyangwa se ubushobozi ufite, hari imashini zituraga amagi 100, amagi 400, amagi menshi cyane agera mu 1000 bitewe n'ubushobozi ufite. Wanyandikira kuri nimero nababwiye cyangwa se izi nimero ziri kujya zinyura ahangaha imbere ya screen yawe. Hanyuma nkuko ubibona iyi mashini urimo urabona, iyi ni imashini ifite ubushobozi bwo kuba yaturaga amagi menshi cyane. Kariya kantu ubona gatukura nubwo ugenda uyibona uku nguku ni kwingana nyine. Ahangaha ndi kuyibereka ibice byose, imbere n'inyuma, uburyo nyine ibimeze. Hanyuma ahantu tuyicomeka byose ahangaha urabibona neza cyane. Aka kantu gatukura ubona ni ahantu turegerera ibintu bijyanye n'ubushyuhe, ubushyuhe amagi agomba kuba afite mu gihe nyine ari muri ibi bihe, muri izi kondisiyo zo kugira ngo inkoko ziyaturage. Izi mashini rero ziri ku isoko. Niba uri tayari kuyigurira imashini, hanyuma nawe ukajya ugurisha abantu inkoko zo munsi wituragiye, uburyo iyi mashini ikoreshwa, ibyo byose uzajya ubibona mu biganiro byacu, ndetse hari na video ubushize twabikozeho. Ariko iki kiganiro ni kimwe, tuzakora n'ibindi byinshi bitandukanye byigisha uburyo izi mashini zikorwa. Nuko uyu munsi nshaka kugira ngo mbereke buryo ki izi mashini zihari nyine. Umuntu wese waba uri tayari yanyandikira kuri nimero cyangwa se akampamagara. Iyi mashini mubona iyi ngiyi y'umukara nayo ni imashini ituraga. Urabonamo imbere harimo udutray turimo amagi. Hanyuma hano hejuru ubona imibare 37 n'ibice 4, n'indi mibare iri ku muvinga 71, 72. Hariya nkuko uhabona ubu ntushyuhe, temperature tuba twarige cyangwa se dusetinga bitewe n'ikigero amagi agezeho cyangwa se iminsi amaze muri iyi mashini. Ibyo byose ni ibintu tugenda dukurikirana. Hanyuma uburyo iyi mashini ikoreshwa, ibyo byose iyo uyiguze turabigusobanurira neza 100%, ukahava ubizi neza uburyo iyi mashini ikora. Iyi bayita incubator, ni imashini ituraga amagi, mu rurimi rw'icyongereza nizo bita incubator. Iyi mashini rero urayibona imeze neza, imbere harimo udutray. Hanyuma aha ku ruhande urabona aho indi foto nayo igaragaza imishwi imaze kuvuka n'indi mishwi ikiri mu magi iri guturagwa. Ibi byose ni process z'ukuntu bigenda nyine mu gihe urimo uravukisha amagi yawe. Ni ibintu byiza cyane rero, nawe watangira uyu mushinga ugatangira kujya ugurisha abantu inkoko z'umunsi. Ni ibintu byoroshye cyane, nta bintu bya danje cyangwa se nta bintu by'ubwenge bwinshi bisaba. Ni ukuba uzi uburyo iyi mashini ikoreshwa, hanyuma ukaba uzi n'inkingo zikingirwa inkoko kugira ngo aborozi ujye ubaha inkoko nziza kandi zakingiwe. Ubundi ibindi byose aba ari process zijyanye n'uburyo iyi mashini ikorwa, hanyuma ukamenya n'uburyo urwo rukingo rukora, nta kindi. Ubundi ugaha abaturage inkoko nziza, nawe ugatangira ino business nk'abandi bose, nawe ukajya uvukisha inkoko z'umunsi. Byaba ngombwa nawe ukanaziyororera bitewe n'icyo ugamije. Ariko ndagira ngo nkubwire ko niba uri tayari, ibiciro byo turumvikana kandi neza cyane, ubundi tukaguha imashini ituraga amagi bitewe n'ubushobozi ufite. Muri tayari? Njye nitwa Mr. Sam, ni kuri Mukire TV nk'ibisanzwe. Iyi mashini rero murayibona. Umuntu wese waba uri tayari ukeneye kumenya ibindi bisobanuro bijyanye n'uburyo izi mashini zikora, cyane ko ubushyuhe buraregerwa, uraburegera neza, ukamenya imashini amagi ituraga, ukamenya igihe inkoko cyangwa se ukamenya igihe amagi amara ari muri no mashini. Niba ari iminsi 21, ukamenya ngo urayahindura gutya, cyangwa se imashini ziri automatique zo ziyahindura. Ibi byose ni ibintu uba ukwiriye kumenyaho amakuru, cyangwa se ukamenya ngo hari imashini bisaba ko wowe ujya uhahura cyangwa se kujya uza gucekinga. Ibyo byose ni ibintu uba ugomba kuba wakurikirana. Byose turabigusobanurira neza cyane mu gihe uguze imwe muri izi mashini.
Yes, channel ni Mukire TV nk'ibisanzwe. Hanyuma uri tayari 0788383168 ukampamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero, ubundi ibijyanye n'ibiciro tukabyumvikanaho neza cyane. Iyi mashini nk'uko muyibona, iyi mashini turazikora, dufite ibikoresho byangombwa, turabitumiza, ibindi natwe ibyangombwa tuba dushobora kuba twabikora neza cyane. Ni ikoranabuhanga, turi mu bihe bya digital nyine, ntabwo bigisaba ko ibintu byose wabitumiza hanze. Hari ibintu nawe ugomba gukora neza cyane kandi ibintu bikagenda neza. Mu bakiriya bacu rero abo twagiye tuzigurisha barabizi ko ibintu bimeze neza, baza bagatanga ubuhamya bakatubwira buryo ki izi mashini zikora neza cyane kandi zimaze kubageza kuri byinshi. Nawe rero niba uri tayari, iyi mashini waza ukayigura bitewe n'ubushobozi bwawe. Ukeneye iyo kujya ikuraririra cyangwa se iguturagira amagi makeya, amagi 100, amagi 50, amagi 400 cyangwa se n'amagi ari hejuru y'aho ngaho, ibyo byose bitewe n'ubushobozi bwawe cyangwa se bitewe n'intego ufite. Byose turabigusobanurira, ubundi tugaguha n'ubujyanama mbere y'uko tuguha imashini kugira ngo ubanze umenye ngo ese nkeneye iki, ubundi mfite iki, hakenewe iki. Ubundi ubwo bujyanama nabwo tukabuguha bitewe n'intego zawe cyangwa se n'icyo ugamije. Ibyo byose turabiguha cyangwa se tukabikubwira neza cyane. Yes, incubator ubu ni uburyo bwiza cyane. Ibintu byo kurariza amagi hifashishijwe inkoko ni ibintu bisa naho biri kurangira bitewe n'uko turi mu bihe bya digital nyine, turi mu bihe by'ikoranabuhanga aho ibintu byose biba bisaba ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ryarabyoroheje, ntabwo bigiza ngo inkoko ugiye gutegereza ngo iminsi 21 ku nkoko imwe busange havutsemo amagi amwe andi biranze. Ibyo byose ni ibintu turi kugenda dusiga muri iki kinyejana cyacu. Kinyejana turimo ni ikoranabuhanga, ibintu byose ni ikoranabuhanga. Ntabwo ibintu bikigombera inkoko cyangwa se kuba umuntu yategereza ngo zibanze zigere igihe cyo kurarira amagi meza. Bundi hari ibintu ugomba kwitaho mu gihe uri guhitamo amagi uzajyana muri ino mashini. Ibyo byose nabyo turabigusobanurira kuko amagi yose ntabwo avamo imishwi, keretse amagi yatewe n'inkoko zibana n'amasake. Ayo magi niyo ashobora kuba abanguriye, kandi igi ushyira muri ino mashini hari amagarama rigomba kuba ryujuje. Ibyo byose ni ibintu ugomba kumenya mbere y'uko ugura ino mashini. Byose turabigusobanurira neza cyane. Nawe rero waza ugatangira uyu mushinga. Mbafitiye n'ibindi biganiro byinshi kandi byiza bivuga kuri izi mashini, uburyo zikora. Uyu munsi ndagira ngo mbahe introduction. Ubu ngubu